Yesu Kristo ashimwe, Imana y'amahoro, Imana y'icyubahiro kandi y'umunezero ishimwe. Icyubahiro ni icyayo kuko yakurinze kakurindana n'abawe bose. Nkuhaye ikaze kwitabaza ry'agakiza. Uri kumwe nanjye Evangelistic Twahirwa Emi kugira ngo dufatanye kwiga ijambo ry'Imana. Ikaze kuri YouTube channel itabaza ry'agakiza. Nagira ngo rero turebere hamwe ibintu bitatu bikubaho iyo ugitangira gusenga. Iyo utangiye gusenga cyangwa se iyo urimo gusenga usengera mu mwuka, ni ibiki bikubaho? Hari ibintu bitatu by'ingenzi ngira ngo turebere hamwe. Reka dusenge Imana yacu twishimire. Mana, turagushimye kuri mwiza, turakwinginze kugira ngo iri jambo ugiye kuvugana natwe, ijambo ryawe tuzi neza ko ari imbuto kandi ikaba imbuto itabora. Reka ryinjire mu mitima yacu, rimere kandi riduhe kwera imbuto nk'abakijijwe, riduhe kwera imbuto nk'abihannye. Mwami w'abami, turagushimira ko witanze ku bwacu. Tuguhaye ikaze mu mitima n'imibiri yacu kugira ngo turusheho kugubwa neza n'ubwiza bwawe. Urakoze, turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe, amen. Jya wumva gusenga. Ese gusenga ni iki? Introduction yo gusenga, nakubwira ko gusenga ni ikiganiro umuntu agirana n'Imana, ni ikiganiro umwana agirana n'umubyeyi, ni ikiganiro wowe ubwawe ugirana n'Imana. Ese iyo utangiye gusenga cyangwa se iyo urimo gusenga ariko usengera mu mwuka, ni ibiki bikubaho? Ndagira ngo nkubwire neza ko hari imbaraga zitagaragara zituma zikorera muri wowe cyangwa se zihari ariko butarebesha amaso. Hari ibikubaho iyo urimo gusenga usengera mu mwuka. Ikintu cya mbere, iyo urimo gusengera mu mwuka bimanura imbaraga cyangwa se bimanura abamarayika. Abamarayika baramanuka, abamarayika baza ku buzima bwawe. Iyo urimo gusenga bimanura abamarayika. Ni gute rero marayika aza iyo urimo gusenga? Ni gute ubumarayika ashobora kuza ku buzima bwawe iyo urimo gusenga? Wakwibaza, ese ko ntajya mubona, ese ko ntajya mwumva? Ariko biraba. Dusomye igitabo cy'umuhanuzi Daniel, ibice byaho 9 n'umurongo wa 20 kugera ku wa 21, haratubwira ngo, nuko nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga nkitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka aza n'ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyenda kugera. Ankoraho arambwira, anyigisha ati, Danieli, ubu nzanywe no kungura ubwenge bwawe. Haleluya, haleluya. Ndagira nkubwire ngo Daniel yari arimo asenga, yatura ibyaha by'ubwoko bwe, yatura ibyaha byabo ubwabo, ibyo bakoze ubwoko bwabo byatumye Imana ita Isiraheli imyaka myinshi, Imana ita umurwa wa Yerusalemu imyaka myinshi, ikabatangaho iminyago. Hanyuma ngo Daniel arimo gusenga, yatura ibyaha bye, yatura ibyaha by'umuryango we, yatura ibyaha by'ubwoko bwe. Ngo mu gihe cyo gusenga cyane mugoroba arimo gusenga, ngabona marayika w'Imana Gaburiyeli amugaruka, haramubwira ngo, nzanywe no kungura ubwenge bwawe, nzanywe no kuguhereza, nzanywe no kugusobanurira. Haleluya. Nagira nkubwire ngo gusenga bituma ubona ubufasha bwa marayika. Haleluya. Gusenga bituma message iturutse ku Mana ikugeraho. Ni gute message cyangwa se ubutumwa buturutse ku Mana, bwa bugufi cyangwa burebure, bushobora kukugeraho? Ni marayika. Nukuvuga ngo uko usenze bizana connection, bizana umubano, bizana fellowship hagati yawe n'Imana. Noneho Imana kugira ngo igutume, ikagutumaho marayika wayo akaza kukumenyesha. Yaza mu buryo bugaragara, yaza mu buryo bw'iyerekwa, yaza mu bundi buryo bw'ubufasha akoresheje abantu, ariko ubufasha bw'Imana bukugeraho iyo usenze. Cya kintu ujya usengera, bya bintu by'usengera, Imana ijya igutumaho
abamarayika bayo kugira ngo bagufashe. Haleluya. Wibuke neza yuko ntago gufasha cyangwa se ubufasha bw'Imana tuzabubona ari uko Imana ubwayo yimanukiye, ahubwo Imana ikorera mu bantu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo ntago ushobora gukunda Imana Data yo mu ijuru utarakunda mwene so, utarabasha gukunda mwene so mu mubiri, utarabasha gukunda abo mu bana, nuwa ngo Imana ijya gukoresha ikoresha abo bantu muturana, ikoresha abo bantu mukorana, ikoresha abo bantu mugendana, ikoresha abo bantu. Nukuvuga ngo Imana ijya gukoresha nijya kuguha umugisha izanyura muri abo bantu. Imana nijya kuguha umugisha izanyura mu bo mukorana, mu bo muturanye. Haleluya. Nukuvuga ngo rero Imana igikoresha abamarayika bayo kugira ngo twebwe ubwacu dushyikire ubufasha tuyikeneyeho. Turasoma igitabo, dusomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo waho wa 5 turaza kugera ku murongo wa 9 twumve uburyo ki umuntu ashobora kubona ubufasha bw'Imana. Haleluya. Kubera yuko asenze. Gusenga bituma Imana yohereza abamarayika ku buzima bwawe, bituma Imana yohereza ubufasha buturuka ku Mana ku buzima bwawe. Haleluya. Reka dusome ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Ndasubiramo, nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore, ari ryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wifubike umwiterero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Imana idufashe. Iki ni igihe Herode yari yashakaga kwica Petero, igihe abana b'itorero abahamyaga Yesu Kristo bari bafite ikibazo gikomeye cyane, kubera yuko ngo iyo intumwa uwabaga ziyoboye cyangwa se uwabaga kuri izo ntumwa uwo bazakurikiraga yabaga yapfuye, ngo nazo ubwazo zahuraga n'akaga ko kicwa no gufunga no gutotezwa, ariko byose bikarangira bapfuye. Haleluya. Imana idufashe. Ngo Petero no muri iki gihe ari mu nzu y'imbohe, Herode ari bumusohore, ari bumwice, ngo abitorero abari bagenzi be bagira umwete wo gushishikara no gusenga no kumusabira ku Mana. Imana irangije yohereje ubufasha bwa marayika. Marayika araza ngamusanga mu nzu y'imbohe, amukuraho iminyururu ku maboko, nguru inzugi zirafunguka, aramusohora kugeza aho yamugejeje amushyikirije abitorero. Ariko ngo Petero we ntago yigeze amenya neza, ngo yarazi ko ari ibintu arimo kurota, yarazi ko ari ibintu abona mwiyerekwa nyine ari kurota tu, ariko siko byari biri, ahubwo byari iby'ukuri, byarabaye. Iyo rero usenga cya kindi wiherera mu cyumba cyawe ugasenga, hari icyo Imana igikoraho, nubwo utamenya neza ko ubona neza ko nta cyabaye, nubwo ubona neza ko nta kirimo kuba, ariko n'iby'ukuri. Ndagira ngo nkubwize ukuri neza yuko Yesu Kristo ubwe yohereza ubufasha ku bantu be. Iyo urimo gusengera umuryango wawe, uri ahangaha undi ari hariya ukamusengera, Imana yohereza ubufasha kuri uwo muntu akabohorwa. Haleluya. Ujye usengera abarwayi upfukamye mu nzu yawe itanakoze neza, idapavomye, itarimo irange ryiza, ariko ugapfukamamo ugasenga. Iminyururu iri ku barwayi barwaye kanseri, bari mu Buhinde, bari muri Amerika, bari muri Afghanistan, bari hehe, bari mu Rwanda, bari Kanombe, Imana ikaboherezaho ubufasha bagakira. Rero ntukagire ngo gusenga kwawe bipfa ubusa. Oya, Imana irumva, kandi iyo yumvishe yohereza ubufasha kuri abo bantu. Gusenga kwawe bituma haboneka ubufasha kucyo urimo gusengera, cyangwa se uburyo urimo gusengamo, icyo urimo gushaka, bijya bituma Imana yohereza ubufasha bwo kugufasha muri icyo kintu, ikohereza marayika wayo. Haleluya.
Imana ijya yohereza marayika wayo kugira ngo aze agufashe, kugira ngo aze akubohore iminyururu. Uyu munsi ndagira ngo wemere uce bugufi usenge, Imana irohereza marayika wayo. So ntabwo dusenga rero marayika, nta nubwo dusenga kugira ngo marayika aze, ahubwo dusenga Imana Data mu izina rya Yesu Kristo. Noneho yo ubwayo ikohereza marayika wayo ku buzima bwacu. Usenga Imana Data, noneho ikohereza marayika kugira ngo aze arwane intambara. Amasengesho akomeza uburinzi bw'abamarayika, cyangwa se yohereza uburinzi bw'abamarayika ku buzima bwawe. Haleluya. Yohereza uburinzi bw'abamarayika ku buzima bwawe kugira ngo ugume kurindwa, kugira ngo ukomerere mu bwiza bw'Imana, kugira ngo ukomerere mu rukundo rw'Imana, kugira ngo ukomerere mu buntu bwayo. Imana ijya yohereza uburinzi bw'abamarayika ku buzima bwawe. Dusomye Zaburi ya 91, turasoma umurongo wa 11 n'umurongo wa 12, haratubwira ngo iki? Kuko nzagutegekera abamarayika be, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro. Nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Kuko yankunze akaramata, azanyambaza. Nanyambaza nanjye nzamwitaba. Ngazagutegekera abamarayika bakurinde, we no gukubita hasi ikirenge. Iki cyigisho cyase iki cyanditswe, Satani yashatse kukigerageresha Yesu ubwo yamubwiraga ngo nasimbuke etage, ngo simbuka, ngo yavuze ko ngo handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo, hanyuma ntuzakubita hasi ikirenge. Hanyuma aramusubiza ngo oya, handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Bwana sifiwe. Hanyuma rero Imana izohereza abamarayika kugira ngo bagukorere. Abamarayika baradukorera. Haleluya. Abamarayika baradukorera. Iyo usenze bifungura amaso. Iyo usenze bifungura amaso yawe. Uzasome mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 6 umurongo wa 17. Ubwo Elisa yasengaga, Gehazi abonye ingabo z'Abasiriya babagose ari nyinshi. Elisa arangije arasenga aravuga ngo Mana muhumure ku maso arebe. Ngo Gehazi ako kanya abona ingabo nyinshi n'amafarashi menshi y'imyeru, ngabona uburyo barinzwe n'ingabo nyinshi cyane zambaye ibyera. Aravuga ngo Mana uhabwe icyubahiro. Iyo urimo gusenga rero, iyo wegereye Imana, Imana ihumura amaso yawe ukabasha kureba, ubasha kubona ibyo abantu babona ko bikomeye, wowe ukabibona ko byoroshye. Kuko Gehazi kubera amaso y'umubiri yari yambaye gusa, yabonaga ibintu bikomeye, yabonaga urupfu rumusumereye. Ariko kubera gusenga, kubera ko Elisa musengeye, ngarahumuka amaso ye arabona. Haleluya. Uwiteka Imana atuma amaso yawe abona. Isengesho ryawe ni komande ku bamarayika ngo bakurwanire urugamba mu buryo bw'umwuka. Rero iyo usenze Imana biyitera kubwira, biyitera gutanga ububasha ku bamarayika ngo barwane intambara zawe zo mu mwuka. Bwana sifiwe. Biyitera kubwira abamarayika ngo bamanuke barwane intambara zawe mu buryo bw'umwuka. Abamarayika baduha ubutumwa buturutse ku Mana, kandi isengesho naryo ritangwa nk'ubutumwa ku Mana n'abamarayika. Barakominika hagati yacu. Iyo dusenze tugasengera mu mwuka, abamarayika barumva, Imana yacu irumva. Noneho bwa butumwa Imana yashaka kuduha ikadutumaho angels, abamarayika, kugira ngo baze badukorere ibyo Imana ishaka kudukorera. Haleluya. Imana igatera runaka, Imana igatera umuturanyi wawe kumenya ko ari uburayika kuzanira agafu. Haleluya. Haleluya. Ruka igice cya mbere n'umurongo wa 11 hatubwira neza buryo ki Zakariya yatumweho marayika kugira ngo amenye ko Yohana azavuka. Bwana sifiwe. Ruka igice cya mbere n'umurongo wa 11, Zakariya yakira ubutumwa bw'uko marayika aje kumubwira ko Yohana azavuka. Ibindi by'uko yavuze n'ibindi byamuviriyemo ntago mbivuga, ariko ubwo butumwa yakiriye bwaturutse he? Ku Mana. Haleluya. Gabriel yaje kuvuga ko Yohana azavuka.
twakira ubutumwa bw'Imana binyuze ku bamarayika. Imana yohereza abamarayika mu buryo butandukanye, mu buryo bugaragara physically, ushobora kuza ari umuntu runaka, cyangwa se akanaza ari marayika mu buryo bw'ishusho yera y'umwuka. Imana yohereza ubufasha buturutse mu bandi bantu. Imana yacu ishobora no kohereza marayika ngo adufashe mu bundi buryo bw'iyerekwa, akakubohora. Nijoro uryamye ukabona hari ibintu birimo kugusohokamo, ukuguru kwajyaga kukurya ukabona hari ibintu bigusohotsemo, umutwe wakuryaga ukabona hari ibintu bivuyemo, marayika w'Imana ukabona hari uburyo urimo kubagwa. Imana idufashe. Itangiriro ibice byaho 24 n'umurongo wa 7, Abrahamu asenga arimo gusaba ubufasha yari akeneye. Ubwo yari agiye gutamba Isaka, ngo marayika arangije yohereza amubwira ngo sigaho, ijwi riturutse mu ijuru, ngabona intama mu gihuru, abona igitambo. Haleluya. Marayika amufata ukuboko ntiyabakishe Isaka. Imana ishimwe. Imana yacu ijya yohereza marayika wayo aza kugufasha. Marayika aza kugufasha kuko dayimoni nawe abahari ngo agusubize inyuma. Niyo mpamvu ukeneye gusenga. Impamvu ituma ukeneye gusenga nuko gusenga kwawe gutuma Imana yohereza ubufasha kuri wowe, kubera yuko Satani cyangwa dayimoni nabo baba bahari kugira ngo bagusubize inyuma. Kudasenga kwawe rero nukwimakazi abamarayika b'Imana, kandi gusenga kwawe ni komande yo gutanga akazi ku bamarayika b'Imana, kuko iyo usenze bituma Imana yohereza abamarayika ku buzima bwawe kugira ngo bagufashe. Iyo wanze gusenga rero uba wimanya akazi, uba bahemukiye nawe, babura akazi. Abenshi muri twe twategereje cyangwa se dutwazwa igitugu n'imikorere y'abadayimoni. Ariko iyo usenze ubona ubufasha, ubona gutabarwa, ubona imbaraga za Yesu Kristo akohereza abamarayika. Haleluya. Ikintu cya kabiri kikubaho rero iyo usenze, usengeye mu mwuka, Imana iraza ikabana nawe. Imana iraza aho uri. Presence y'Imana iba aho uri, iba mu isengesho ryawe, iba mu byo ukora, iba mu byo uvuga, iba aho ugenze hose. Ubwiza bw'Imana burahaba. Isengesho ryawe rituma Imana imanuka ikabana nawe. Isengesho ryawe rituma Imana imanuka ikabana nawe. Abamarayika baraza, ariko n'Imana ikaza kuko abamarayika baba aho Imana iri. Haleluya. Imana itandukanye natwe. Imana yo si umuntu we. Imana ishobora gufasha umuntu uwo ari we wese, ariko umuntu ntashobora gufasha umuntu uwo ari we wese. Hari ibyo areberaho. Uyishaka Imana iramwumva. Ubwiza bw'Imana rero iyo buhageze, iyo bukugezeho, urahinduka, wumva impinduka. Mu muryango wumva impinduka, mu nshuti wumva impinduka, mu kazi haba impinduka, mu migendere haba impinduka, mu mivugire haba impinduka, kubera ko hari presence y'Imana iri muri wowe kuko wasenze. Rero iyo Imana iri kumwe nawe uyiboneraho imbaraga, uyiboneraho imbabazi, urabohoka, uyiboneraho amahoro, uyiboneraho gukira indwara, uyiboneraho byinshi byiza. Kuko gusenga gutuma Imana iza aho uri. Imana yihageze ntabwo ishobora kubana nawe urwaye, ntabwo ishobora kubana nawe ubabaye, ntabwo ishobora kubana nawe wiganyira. Iyije hari impinduka zihaba. Yeremiya ibice 29 umurongo wa 12 kugera ku wa 13. Gusenga Imana bikurura ubwiza bw'Imana bwayo, kuko ivuga ngo nzabana nawe. Haleluya. Isengesho rituma wowe n'Imana mwegerana cyane. Haleluya. Kadusome Yeremiya ibice 29 umurongo waho wa 12 kugera kuri 13. Kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Haleluya. Kandi muzasenga,
muzanyambaza mumbone, nimunshaka mukanshaka n'umutima wanyu wose muzambona. Ikintu cya kabiri, iyo dusenze presence, ubwiza bw'Imana, Imana iraza ikabana nawe, ikabahuri. Icya gatatu ari cyo cya nyuma rero kikubaho igihe cyose urimo gusengera mu mwuka. Habiki imbaraga zikuzaho iyo urimo gusengera mu mwuka nizi. Gusenga gutuma abanzi bawe baneshwa. Gusenga gutuma abanzi bawe basubira inyuma mu gihe urimo gusenga. Iyo urimo gusenga, abamarayika baramanuka bakarwana urugamba, bagatsinda abadayimoni, bagatsinda abarozi, bagatsinda abapfumu, bagatsinda imitongerano, bagatsinda irukanwa, bagatsinda ibintu byose byari bigiye kugusumera. Gusenga ni intwaro mu buryo bw'umwuka, kandi bikaba n'ingabo ikomeye igukingira. Ni intwaro mu buryo bw'umwuka, kandi ikaba n'ingabo ikomeye igukingira. Haleluya. Abakorinto ba kabiri bice 10 n'umurongo waho wa 4 hatubwira ngo iki? Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Gusenga ni intwaro ikomeye ku buzima bwawe. Gusenga ni intwaro ikaba n'ingabo igukingira. Gusenga bisubiza abadayimoni inyuma. Gusenga bisubiza imyuka mibi yose yari kwatatse inyuma. Gusenga bishyira urukundo mu bakwangaga dayimoni w'urwanga akagenda. Luka ibice 10 umurongo wa 19 ati dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ntago ari ukubikandagiza inkweto, si ukujya muri supermarket nziza, si ukujya ahantu mu isoko ryiza, si ukubituma i Burayi ngo nizo nkweto uzakandagiza inzoka na scorpion n'abadayimoni. Oya, ahubwo mu gusenga. Iyo dusenze, Imana yohereza ubufasha bw'abamarayika. Abamarayika bagakubita imbaraga z'umwijima, bakarwana n'izo mbaraga zidutera, tukabikandagira tukabijya hejuru. Ibyashakaga kutwica bikabona turacyariho. We living out. Hallelujah. Hallelujah. Gusenga biduhesha ububasha bwo kurwanya Satani. Gusenga bigabanya, bikuraho imigambi y'abanzi bari bagufitiye. Gusenga birogoya imigambi y'abanzi bari bagufitiye. Igico bagucuriraga, gusenga kurabikuraho. Gusenga twabonye ko bikurura ubwiza bw'Imana. Aho Imana iri haba amahoro, haba umunezero, haba gukira indwara, haba kubabarirwa, haba kubabarira, haba urukundo, haba ubukire, haba byose. Gusenga iyo guhari gukurura ubwiza bw'Imana. Aho Imana iri twabonye ko byose biba bihari. Ese kuki dusenga? Dukwiye gusenga dusengera mu mwuka, ngo dusenge cyane. Haleluya. Ikibazo nakubaza, ese kuki udasenga? Kuki wowe udasenga? Kuki udasengera mu mwuka cyane ngo usenge rwose byimaze kugira ngo ushyikire ibi bintu byiza bitatu? Suzuma ubuzima bwawe bwo gusenga ubayemo. Reka dufate akanya ko gusenga. Data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye. Tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko ushobora byose. Twongerera imbaraga zo gusenga, duhumure ku maso turebe. Twongera imbaraga zo guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Twambika imbaraga z'urukundo. Mana, twongerere uburinzi buturuka ku bamarayika babiturutse mu gusenga. Mwami w'abami, turagushimiye. Uyu mwene data unaniwe, uyu mwene data urushye, uyu ufite ibibazo bitandukanye, musange kandi umugirire neza. Mana, umwongerere umwuka wawe wera kugira ngo abashe kurushaho gusenga, kandi nasenga umurwanire intambara. Urakoze Yesu, tuguhaye icyubahiro, izina ryawe nishyirwe hejuru. Amen. Ndabashimiye, murakoze cyane, mwakoze kubana natwe mu ijambo ry'Imana. Mwari muri kumwe nanjye Twahirwa Emi, kugira ngo turusheho gusabana ubwiza bw'Imana. Comment, share, subscribe
ndetse na like byawe birakeneye, n'inkunga ikomeye kugira ngo ubutumwa bw'Imana bwamamare hirya no hino. Ese wowe ubikora ute kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kure? Imana ibahereze umugisha, mbifurije umunsi mwiza. Ciao ciao.